indwara zidakira byanze bikunze zirantegereje kutuzuza inshingano byanze bikunze buriya ntibyabura gushegesha ubukungu byo ntibyabura ibi bitatu kuri page y'124 abazakigura kigura 20,000 ndakeka muzarebe kuri page y'124 mu ngaruka zo kunywa inzoga kwiyandarika kwinyaraho kwambara ubusa. Ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG rimwe Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Karegeya Omar Pano, umwaka mushya muhire ku bari kuri Pano mwese. Twizere ko bonane yagenze neza. Twizere kandi ko mwatangiye umwaka neza aho muherereye. Tubahaye ikaze nanone kandi kuri Pano muri 2024. Yego. Iki nicyo kiganiro cya mbere dukoze kuri iyi Pano. Uyu ni nawo mwaka dutangiranye n'abantu bacu. Yes. Twawutangiyemo hagati. Kabisa. Rero ni nkaho dufatanye ingamba, dutangiranye mu ngamba, tukazawurangizanya tugakomeza n'iyindi taha. Aha. Nibyo rero nkuko mubibona mwarimu ni wa wundi, amasomo yo arakomeje. Nanjye kuvuga ngo nayo ni yayandi ariko namashya. Ahora ari mashya. Namashya ariko kandi tuba tunihugura. Bajya bavuga bati aho kubasuza informe wabasuza alimante. Bien sûr. Hari umuminisitiri wajyaga avuga ngo aho kuba kurara muri hoteli itagira internet yarara mwitagira restaurant. Cyane. Nibyo kabisa. Ubumenyi nicyo cyambere. Nicyo cyambere. So rero Karegeya umwaka mushya muhire mumeze mute, umwaka watangiye ute mwebwe? Umwaka nawo wagenze neza. Nibuka ko mu kuwusoza nari maze igihe rwose naracitse mu bantu, ariko mu kuwusoza natashye ubukwe. Tashibuke mpura n'abantu benshi tuziranye, abo tutaziranye, abambona kuri Pano. Mbese byari ibintu byiza cyane. Ubukwe bwabaye nka bubiri. Bwari bushimishije, nabugiyemo ku Ruyenzi, hanyuma nganira n'abantu banyuranye nabo banyungura ibitekerezo, nanjye mbasaba amakuru ibintu nk'ibyo. Hanyuma nyuma gato yanza kwambuka mva ku Ruyenzi kuri paruwasi, nambuka umuhanda usa n'ugana Igihara, ariko hafi aho muri ya mahuriro y'imihanda. Naho nsura umuntu w'umuvandimwe, twarajyanye muri Suède. Ubwo nicyo gihe twaherukaniraga kandi ureba ari hafi, ariko tubasha kuganiraho nk'iminota nk'isaha nk'amasaha 2 basi ndataha nanjye njya kwakira abashyitsi mu rugo. Ubwo niko nasoje umwaka. Hanyuma mu kuwutangira nabwo nicaye mu rugo nganira n'abana, twakira abashyitsi bamwe uko bagenda baza. Ariko nari mfite gahunda yananiye, hari umuturanyi nagize
umuntu twaturanye muri za 2006 aza gufungwa muri za 2009 nza kumenya ko bamurekuye none ndabara iminsi yose nkabara nkabona bitazakunda boro bigeza ku bunane saa 10 ndaterura saa 10 n'igice ndaterura ngikarenge kumureba kuko numvaga bigera ku wa kabiri akazi karaba gatangiye ndagenda urugendo rwarampiriye ariko ntabwo namusanzeyo nasanze dongo namutaye ikabuga namutaye ikabuga nanamuciyeho nuko numvaga nyine imyaka 10 n'ingahe tutabona navuze ngo nibeshye urumva imodoka yarihutaga ndabukwa isura ye turakomeza ngeze mu rugo bati umusaza yagiye ikabuga ariko byabaye byiza ko nagezeyo mu rugo nkasura umuryango umugore n'abana kuko nashoboraga kuba iyo muramukiriza ikabuga byashoboraga kuba byasubika urugendo tukicara wenda tugasangira icupa rimwe nkamubwira nti ngaho genda ariko byatumye ngera muri famiye kuko nabwo n'ubwa mbere nari mpageze ko yimutse twari duturanye Ndera bamufunga amaze kwimukira Karenge ntarahagera urumva rero icyo nicyo kintu cyanshimishije mu ntangiriro z'umwaka nk'iryo deni narivuyemo nibura ubu mfite garanti ndakeye kumva umuntu yes ntacyo mupfa ntaki ariko agafungurwa akamara amezi 3 yaramaze nka 3 cyangwa 2 basi ubwo rero numvaga ko iyo birenza ku wa mbere byari kuba birangiye kabisa ku wa mbere twaye gutena ejo narakoze uyu munsi ndakora byari kuba birangiye ariko byarashimishije cyane hanyuma mu kugutangira nanone twarebye ukuntu itariki 31 saa 6 z'ijoro dutangiye umwaka mushya abantu bari bakiri maso kuri convention umuhanda bari wuzuye hehe bashaka kureba uko fireworks zaka zaraturikijwe ariko byari bihagije hari abavuze ngo twari nk'udushaza twari duke se ngo twari duke ntitwageraga kure ariko bagenda bagereranya n'ibindi bihugu hari ibintu banza bihenda kuko mu kurangiza umwaka ubona ko ibihugu ariko bigenda byerekana imbaraga z'ubukungu n'umuco wabyo za Australia za Hong Kong za London Dubai Dubai warabonye hagaragarizwamo imbaraga z'amafaranga so rero twebwe urumva ni ruriya rwego turiho nta nubwo hari n'imyaka tutagiye tubikora mu Rwanda bivuze ngo na kare gatoya kazagenda kiyongera ababishinzwe bazagende bongera bongere zabaye nke cyane twari duke cyane abantu bose nanjye narabibonye ejo ndongera abo mpuye nabo bakambwa ati se koko uriya muntu yatuzaniye umuntu batumye twabaye duke kandi tutagera hejuru cyane ubwo rero urumva niyo critique nicyo ngicyo nabivugaho ariko muri make ushize warangiye neza n'uyu twawutangiye neza nta kibazo kirimo nta burwayi nta ntonganya nta mpanuka kabisa bose n'ubutamu yes so rero reka twizere ko ari fresh ndabona na fisi yawutangiye ariko afite ibitotsi ujye muryama kare fisi tugwerese yes rero ujye munywa resi muryame ari mvuze tunywe resi kubera ko ngiye guhera kuri iyi tweet ya Dr. GAMARIEL iyo uvuze GAMARIEL ntabwo haburamo ijambo igihekane nywa rero mpamvu nanjye nahereye tunywe resi nywa ni ngombwa kwa GAMARIEL rwose tunamusuhuze kandi nawe ni ikintu agendana nacyo kuko arakubwira ati tora neza soba show ati ni ikiganiro ngiye kujya nyuza kuri radio na televiziyo byigenga urubyiruko ruri muri soba club n'abandi bari soba tuzabaha urubuga rwo kuvuga ibigwi umukandida wacu Paul Kagame mbere yuko tumuhundagazaho amajwi 100% kuwa 15 Nyakanga 2024 Kagame 2024 #tunyweresi good nyuma y'igitabo bara nakubwiye ngo kuvuga Dr. GAMARIEL nywa ntiyabura ari soba kunywa resi igitabo kuva mu nteko byose ni nywa agashya muri aho ni tora umukandida guhundagaza ibyo nta nywa irimo ariko soba club
igitabo imbaraga z'ubushishozi, ibaruwa gusezera kwegura mu nteko, ibyo byose. Ariko igitabo imbaraga z'ubushishozi gifite aho gihuriye na tora. Reka nze ndaza kwigaruka. Donc urumva rero Gamariel ndaza kugaruka ku gitabo cye, nawe tujya tuvugana, ariko tuhere kuri izo tweet ze already yamaze kugaragaza aho ahagaze. Kandi twibukiranye ko atari mu ishyaka rimwe n'uwo mukandida ari kwamamaza. Muri make ari muri peri, hari ubwirye nta mukandida rizatanga, nicyo bivuga. Ariko rya mutanga atamuri inyuma, ubwo yarivamo. Wakwamaza umukandida mu rindi shyaka irya ryatanze undi yarivamo, ubwo yabicitse avuze ko yarisezeyemo. Ariko hari abanyamakuru bagerageje babaje kumusubiza ati se kutanze kwamamaje umukandida w'ishyaka ritari ryawe, iryanyu ntawe rizatanga. Avuga ati yasubizaga Alphonse Twahirwa, avuga ati wimenesha amabanga, PL na FPR bafitanye igihango, ibintu nk'ibyo nibyo yamusubije. So bishatse kuvuga ngo ushaka gusanga muri PL umwanzuro warafashwe bakawucisha muri soba club, soba neza. Ariko ibyo nta n'igitangaza kirimo. Nta gitangaza kirimo. Mu ntangiriro z'umwaka twabonye irindi shyaka PSP rya Nkubana Alphonse, naryo ryifuriza abanyarwanda n'abanyamuryango n'abarwanashyaka baryo umwaka mushya muhire, ariko naryo ryahise ryamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame. Ubwo naryo urumva ko muri make uyu mwaka w'amatora twawinjiyemo ofete cyane. Kuri bonane itariki ya mbere iya kabiri ibiri gusohoka, urabyumva. Kandi burya ni no gutanguranwa kameme, no gutanguranwa nyine, kuko umunsi bizaba biri kuzira rimwe hari ibyo tutazajya tubasha gusoma. Ariko usibye ko wenda nk'irya PSP ntabura kurireba, cyangwa na Alphonse naho bahagaze. Ibya Gamariel we ntago byabura, kubera ko bihuza n'igitabo nuko yavuye mu nteko n'amateka ye. Urumva muri make ibyo amatora twabigezemo. Nongere nanashimire Gamariel iyo ntuza iyo soba arya ngo ni tora neza soba club, soba show ngo azayishyira mu gitangazamakuru cyigenga. Ndizera ko azabizana kuri TV10. Siko bimeze, azabizana kuri radio TV10, ashaka radio na televiziyo byigenga. Ibyo ndabyizeye rero, mbaye mbimubwiye. Ni karibu rero. Igitabo cye naragisomye, nubwo ntagisomye ntabwo ari nka Mutabazi wanyishyuye. Mbere yuko ujya ku gitabo, wihangane mbanze mpere kuri zino tweet gato. Yego, kuko zo ziri na current cyane. Ndabona zikiriho ibintu byinshi. Bamwe bari gufata iyi tweet ya Dr. bakayihuza n'uburwayi bwa depression. Uburwayi bwa Gamariel se bwo kubura akazi. Akazi aragafite, nzamubaza, ariko nawe arankurikira. Umwarimu muri East African University. Ngo His Excellency nagira gutabare agundi post naho icyo ugamije twacyumvise. Ngo engineer Regis. Urumva ibyo nabyo nta n'ikibazo. Erega amutabare, erega twese iyo aba yarafite imyanya duha, natwe twarenzana Gamariel. Sibyo ubundi se numva nta kidasanzwe kirimo, ariko ntabwo ari ukurwara. Umurwayi akamenya gusaba utanga, ariko ariko ubundi iyo urwaye ari ikibazo cy'uburwayi wasaba uwimana. None niba aho ibintu biri akaba azi nuko bitangwa, arwaye iki ubwo? So biterwa n'uwandika, ariko birashoboka. Nanjye hari igihe nigeze kugeraho numva nka Gamariel, usibye ko nyuma twaganiriye cyane, ntabwo niyumvishaga ko kuva mu nteko, gusinda ukava mu nteko byahita bivuga ngo urava no ku nzoga. No, ibyiza by'inzoga ntabwo birangirira mu nteko, gutakaza umwanya wo mu nteko. No, ku bwanjye numvaga rwose abaguzi umudogiteri n'ibwoko ngo bakwirukanye mu nteko, cyangwa weguye mu nteko uhise wegura no mu kabari gutese. Ariko Tumweresi ni porogaramu ndende ishobora kuba ifite aho ihurira, kuba ari na gahunda ya leta. Tumweresi ni gahunda ya minisante, ni ya leta. Kuba yaba uwa mbere rero mu gushyira mu bikorwa gahunda ya leta, ntabwo bitandukanye n'ibyo yaba yariyemeje nk'umunyapolitike. Ahubwo n'umustrateje guhita ufatirana. Urabona ko niba kampanye ya Tumweresi yaratangijwe na minisante n'izindi nzego zikagenda zizamura, ariko bikarangira
igihe gito noneho akaba yarayikozemo icyo nakwita nka ONG ihoraho akaba agiye kuyikorera n'ikiganiro urazi ko akina subwo dogiteri ntago ari gukina hari indi washakaga kuvugaho indi nashaka kuvugaho ariko pratikoma nta burwayi afite indi nashaka kuvuga kugira ngo tujye ku gitabo ni y'uwitwa Mr ukuri kose ati none se kuba somba bihuriye n'amatora voilà urumva udatangiye kuvanga aha nanone ndaza kukubona ubivanze no gusabiriza igisha bimwe n'ibikunda ujye ku bindi ntabanze yigishe Super Club ifatishe hanyuma amatora nayo azayajyemo nyuma ibyo nibyo ariko nanone ntabwo gusaba umukuru w'igihugu ari ugusabiriza gusa bisaba strategy ariko gusaba utanga ntabwo ari ugusabiriza gusaba no gusabiriza biratandukanye gusaba aho bigomba aho bikwiye aho wahabwa arewe afasha gusa kubivanga byo nibyo bishobora no gutuma n'abantu batekereza nk'uko no ku gitabo ndaza kubigarukaho n'iriya karabu kwishinga ashobora kuba yaranabizi wenda ko tumwe resi nayo igiye kuza ariko iby'amatora byo yarabizi akaba ari indi strategy yo kugira ngo yerekane ko ahari twibutse gatoya umushinga we mu nteko warapfuye yanze wajyanye nawe wa wundi wo kwemerera abangavu kuboneza urubyaro harya wari uwe ari undi warumva abigarura awegura so niba ari umuntu rero ku myaka ye 43 ubu yinjiye mu 44 ndumva nkurikije uko nabibonye mu gitabo yicara akareba ahantu yamenera ngo agaragare kuko ubu nibwo ari kugaragara kurusha mu nteko ze yaravugaga ariko uko yayivuyemo the sport is over akandika igitabo agashinga karabu none karabu igiye gutangirana n'ikiganiro kinamamaza umukandida ufite amahirwe menshi uwo muntu uramwita urumva uwo muntu yoroshye ni strategy ni opportunity ahita abona akanakazamukiramo urumva abandi se nituraho ni docteur abandi turakimunyamunya sinavuga gutora itariki itaragera ariko abari kubikora se bazi icyo bariho ariko cyo kora kuba kuvanga so bakaramu ntabwo tuzi ko izajya mu kwamamaza uwo nguwo ubivuze niba ngo ukuri kose kuba wabanza karabi kamenyekana ukabanza ukanasibanganya ibisigisigi by'uko bakuzi mu nteko ukareka igitabo kikabanza kigasomwa tugacyamamaza hanyuma Soba Karabu nayo igashinga imizi noneho igihe cy'amatora kigeze koko kampanye yatangira Soba Karabu ikabigiramo uruhare ariko ntabwo nigisha abadogiteri nawe si umwana gusa uwabanje avuga ngo ni ubushomeri ngo yigisha muri afite umwarimu muri kaminuza East African University so reka ajye ku gitabo cye rero ntuntinze cyane igitabo cye gifite chapitre enye cyanditse neza volume iri nka kangahera santimetero 15 kuri 20 gutyo mu mpapuro za karite zinyerera kava y'umukara koresha ka gapapuro ka vraiment icyo cyo kirimo kigaragara ko nk'icyanditswe n'umunyabwenge ufite n'amafaranga nubwo atanyishyuye ariko sinamwishyuje ntago muteza abantu ntago nigeze mvuga ngo kugisoma azanyishyura bon hanyuma rero chapitre ya mbere yitwa ubuhamya bwanjye chapitre ya 5 ikitwa ubushishozi nagatanga n'impanuro ku rubyiruko izo nizo chapitre zisa naho zihatse igitabo cyose hakabamo n'izindi hagati agenda agaruka byose bishingiye kuri bwa bushishozi ariko akagaruka ku mukuru w'igihugu ndaza kubigarukamo mu gice cya mbere aho igitabo aba atura igitabo cyo bita dédicace igitabo gitura Perezida Paul Kagame n'umuryango we iki gitabo akongera uwa kabiri agitura ni Engineer Musoni Portazi n'umuryango we akagitura umugore we Ingabire Marie Claire akagitura mukabari honorable mukabari Sadonatira n'umuryango we uwo ni umukuru wa PL umukuru wa PL akaba na speaker w'inteko abo nibo bantu muri dédicace yatuye igitabo Perezida Musoni umugore we na perezida w'inteko akaba na perezida PL aho ngaho umubare ukoze neza hanyuma
abashimira muri romerisima abanza agashima Imana agashimira Paul Kagame agashimira Professor Kabera Calixe ngira ngo uyu nguyu niwe uyobora iyo kaminuza akoramo East African University agashimira Richard Hategekimana uyashobora kuba ari nk'uwo biganye basangiye cyangwa bakoranye ntabwo ndi kwibuka neza mu gitabo birimo agashimira Professeur Nyagahene Antoine akongera agashimira umugore we Ingabire Marie Claire kabisa voilà muri make nibyo ibyo ni nka preambule bya bindi byakatabarwa bimwe bibanza mbere yuko dutangira kubara amapaje content y'igitabo hari ikibazo hafite akora bya bifite icyo bivuze bien sûr Perezida Repubulika ari muri dedicase akaba no muri romerisima agaruka hombi nandi mapaje agaruka ndaza kubikubwira hanyuma mu gitabo mu buhamya bwe ndabicamo muri make uko cyanditse avuga ko kugeza ku myaka 13 yatangiye yabaye umurokore ku myaka 13 bivuze ngo mbere ya 13 n'undi ntiyanywaga inzoga n'ibya bindi byo gukoza umuheha mu kigage cyangwa se mu rwagwa nk'umunyarwanda wese ariko 13 yahise aba umurokore itariki 24 z'ukwa 10 muri 1993 yarabatijwe ya cyane kuko yavutse muri 80 ubwo afite 13 urumva ko rwose yinjiye ikirokore akiri fresh atarangirika hanyuma yiga tronkome aho bita Imbogo muri Huye mu karere ka Huye hanyuma muri bwa burokore bwabo ngo baza kujya bakajya bakura bari bafite itsinda ry'abasenga rikavangamo no kwerekwa noneho ngo rimwe ngo berekwa abanyeshuri berekwa ngo hari ikibunda ngo hari ikibunda kiri ku musozi w'amahwa bigaga kuri Mbogo noneho ikibunda kikaba giteretse ku musozi w'amahwa abanyeshuri barabyerekwa ngo dore ikibunda ngo tweretswe ikibunda giteretse ku musozi w'amahwa ngo kiri kurasa mu kigo cya Mbogo ubwo rero icyo gihe urumva ni nko gukwirakwiza ibihuha ikigo cyagize reaction cy'abanyeshuri abo banyeshuri bari muri iryo tsinda barabirukana nawe arimo muberetswe babahanuza baba weekend y'iminsi 3 babyumva batuma n'ababyeyi ubwo bien sûr bamutumye ababyeyi azana mukuru we urumva ntabwo igitabo cyose nakivuga ariko bamuhaye weekend y'iminsi 3 ubwo baraza mukuru we araza arisobanura birangira tronkome arayirangiza yari umuhanga ajya kwiga muri ubwo iyo ntuza yishyizemo mu rwego rwo kwerekana ko yari afite umwuka wo kwerekwa se wa kirokore oya kurumva ko adahari nanjye ntaraganira nawe ku gitabo gusa ingingo ku yindi ariko no kwerekana ko background ye nta bihuriye n'inzoga kuba ashinze soba club ni nkawe n'ubundi hari periode yo kuyoba y'ubuyobe niko yami yego urumva aho yari ari ku myaka 13 ahagarutse kuri 43 ubwo harimo 30 y'akazi kose nicyo bishaka kuvuga ofete ni nk'ifi igarutse mu mazi yahoze ari umurokore none bari kwigisha kureka inzoga ni byiza cyane hanyuma rero bivuze ngo avuye aho ngaho Imbogo yagiye kwiga aho bita muri Teri Ikeza iwabo w'ibireze sha mu Rutobwe urahazo arewe Iteri Ikeza Iteri Ikeza ni urabona ugiye kugera mu cya kabiri hamwe bahagaze abapolisi hari agahanda gakata iburyo gakushumuka karagenda kakagugeza kuri paruwasi ya Keza aho bita mu Rutobwe niho yagiye kwiga ntuza niho yagiye yize wakane fisi ndumva ashaka kuba hazi ngo hari umuhanda mubi nta kibazo umuhanda biterwa n'icyo ugiye kuhashaka Gamariel yaragiye kuhashaka diplome abandi bagenda bagiye kuhashaka inshuti abavandimwe ngiye maze kujyayo kenshi urumva ariko kubera ko ari n'umunyakamonyi we ni hafi y'iwabo Gamariel ni umunyakamonyi urumva mu Rutobwe ni hafi y'iwabo nubwo ari ubu ngubu mu murenge wa Keza uri muri Muhanga ariko ni hafi ku Rugabano hari ni Gacurabwenge hagati harimo imigeri yitwa za Bakokwe mu Rutongo ibintu nk'ibyo aha rero niho yize wa kane Itera ndayizi ngenda hazi bivuze ngo ubwo ni superieur bivuze ngo hagati y'imyaka 12 kugera kuri 23 ntigeze asoma ku nzoga sans fumer sans alcool
yari soba imyaka 14 pas d'alcool pas de femme donc ntiyarazi icyitwa igisembuye ntiyazi icyitwa umugore igishimisha igitsina wenda ishimisha mubiri urumva yari imanzi 26 27 ageze kuri 27 nibwo yasomye icupa rya mbere abivuga mu gitabo arinywera hehe reka sinde ni mugiye ikabarondo muri Jakana bar kadusuza abantu bikabarondo ntabwo akabari yari nyweremo icupa rya mbere ntabwo yakwibagira abivuga mu gitabo Jakana bar kabisa icupa rya mbere niho ari nywereye afite 27 icupa rya mbere ararikubita ubundi aho ngaho abantu bari kuzireka rero arimo zitangiye abazitangiye arazizirika muri 2018 aba umudepite uhagarariye PR ubwo hagati tutsimbutse ibindi byinshi ndareba ibiri de moment fort yaratamiraga kuva kuri 27 yayigize muri 97 oya 2007 yatangiye icupa 2018 yinjira mu nteko none agiye kubona n'uburyo bwo kurigura atuje umutahe oya kurinywa kurigura mbese gusengera urumva wenda mbere amafaranga yashobora kuba aringaniye agurira bakeya ariko ahangaha yarageze ahantu ho kugura kandi n'amoko y'uducupa ntabwo ari amwe akava kuri amuseri akajya kuri henikeni akajya kuri henesi akajya kuri azambare ntabwo muvugiraho neza ni ikiganiro kuko ntacyo mpfa nawe ariko birumvikana ko uko umutahe uzamuka ni kuhindura ubwo par exemple abaye depite ntabwo yakongera kunywera muri Jakana bar ntabwo yanywera yakimwere muri mukubita umwice cyangwa muri ndagaso kandi uko uzamuka mu ntera z'utubari ni nako uzamuka mu ntera z'ubwoko bw'inzoga ibyo c'est normal nabo musangira abahindura inzo gutasaba ahantu oya nabo musangira abahindura man uwo mwakoranaga mwigisha secondaire are umuhakanye nyera kigurira kuko aho nywera si wo wanywera ibyo ni ibisanzwe hanyuma rero hagati y'itariki 11 na 12 z'ukwa 11 2022 yaranyweye urumva yanyweye iminsi 2 11 kugeza 12 yatangiye ku manywa ya 11 asoza saa 8 zo ku itariki 12 atamira urabyumva yaranyweye arakesha hanyuma polisi ije ati the plot is over aribwira polisi the plot is over hanyuma 12 bukeye mu finish ibwo bari batanze raporo 12 z'ukwa 12 bukeye bwa uwo munsi mbese yavuye mu kabari umukuru w'igihugu abivugaho yavuga izina yavuga ati ari umudepite waraca kuba polisi yasinze rimwe kabiri kugeza ku nshuro 5 cyangwa 6 ati akavuga ngo ni umudepite tese umudepite mu muhanda urabyibuka ndabyibuka rwose arabivugaho noneho umuyobozi we aramuhamagara umuyobozi we wenda muri PR cyangwa muri komisiyo yo mu nteko ahamagara GAMARIEL aramuhamagara ati bakuvuzeho inkuru ziratangira gusohoka perezida amaze kubivuga 13 hasohoka inkuru isohotse yose bakamuha link bamwereje inkuru ye ko umukuru w'igihugu amuhangayikiye perezida wa Repubulika yavuga ko ahangayikiye uwo mudepite utwara yasinze ku isaha n'isaha yakora impanuka yarenga umuhanda bamuha inkuru zanditse uko umukuru w'igihugu yamuvuzeho ko yamuvuzeho iminota 10 yose ko iminota 10 ku itariki 12 umukuru w'igihugu yavuze kuri kumudepite utwara yasinze iminota 10 yose perezida wa Repubulika kuvugaho simike urumva yanzira igana kuri soba simike ni myinshi umukuru w'igihugu avuga ku muntu umwe ku kintu kimwe niba atanavuga ibyo wakoze umuntu yize ari umuhanga yareretswe yize mbogo yiga keza iwabo w'ibirezi reka da atwara yasinze iminota 10 ari wo wavuga ahubwo uno muhungu arakomera waguma mu buriri ntusohoke wabwira umuzamu tujye wabwira ko nta depression bavugaga uretse kwanzura iminota 10 yose hanyuma iryo joro yegura laptop nubwa mbere ngo yari yarafunguye laptop nijoro aryamanye n'umugore
abavuye mu buriri do kuryama biranga afata laptop arandika aregura ku itariki 16 hanyuma ibaruwa yakiriwe ku itariki 14 bigeze kuri 15 z'ukwa 11 areka inzoga 2022 arazireka aho rero niho nabonye ko adasanzwe ntabwo ari uburwayi ahubwo arenze umuntu donc inzoga wazinyoye roduze bigeze rukenze kuko iyo nzira byaciyemo urazinutswe bishobora na bake kuko uratangira ukazigabanya ukajya umwe zo kumanywa byo ntabwo byava mu burwayi byo gukesha ukabireka byo ntabwo byava mu burwayi oya byagorana byasaba ko abaganga babireba hanyuma rero katugende igitabo nyirizina ubu nari ndi muri fond ugeze muri forme yego igitabo gisozwa na Twitter yanditse ubwo yanditse ku itariki 15 z'ukwa 11 2022 uwo munsi areka inzoga ubisanga kuri page 134 ya nyuma na nyuma hanyuma page 132 iriho ibaruwa ye yegura ufite n'igitabo sinabyita ngo c'est pas ni œuvre littéraire ariko ifite contenu politique urumva urugendo n'ubundi ruraho hanyuma rero igice cya nyuma bita umwanzuro ntabwo nabivuze neza Professeur Nyagahene niwe wagize nkaho ari we wakiyoboye wamusomeye akamukosora akagira ku buryo niyo na style irimo haraho havuga haraho bavuga harahanditse mu ijwi rya Nyagahene abati uyu Gamariel gutya na gutya na gutya atari Gamariel uvuga ngo nje nagize gutya urumva iyo hajemo troisième personne disengriye arundi muntu uri kunarating ibyundi noneho yaba ari première personne disengriye akaba ari nyirabyo ubyivugira nagize avuga muri ngenga ya mbere donc izo ntuza zombi zirimo kandi nabyo ni byiza ntago igihe cyose ntago biri muri ntuza imwe ntago byose biri muri première personne disengriye nta nubwo byose biri muri première personne troisième personne kugira ngo binaryohe hanyuma rero ati mu mwanzuro ingaruka zo kunywa inzoga mu mwanzuro ku ipaje y'124 aragira ati fisi wumvireho ingaruka ya mbere kwiyandarika aho kwinyaraho byanditsemo kwinyaraho kwambara ubusa iyo ni ingaruka yo kunywa kugira tuze kumva ya gahunda yatumwerese koko niba bikwiye ingaruka ya mbere kwiyandarika kwinyaraho kwambara ubusa ubwo kwiyandarika egari kuba urumva wanyoye namwe twavugaga ngo protocole ngo umwera mu tubari tumeze gutya wanyoye umuntu akavuga ati ngwino turi mwere inyuma y'abatsinda mu gahegeni waza iyo umusemburo wagiye mu mubiri urakuka urumva rero uri umudepite ukajya mu gahegeni k'inyuma y'abatsinda mu kanogo mu nkokora watangiye kwiyandarika abahanzi niko bahiye cyangwa umuntu akagusheta ukatangira ukanywera ku muheha uri depite muhererekanye bayandaritse uri kumwe n'abantu bambaye bote biri bakorana ziri kuzamura akantu karyana mu zuru bayandaritse gutikuza iyo niyo ngaruka ya mbere ingaruka ya kabiri ubwo ibyo hagati ntabyo nsomye kubera ko ndimo ndareba iby'ingenzi ko igitabo cy'amapaje 38 ntabwo cyajya kuri mu kiganiro kimwe cyo kuri Karegeya kwinyari yego kwinyaraho ni kwinyarira buriya kwinyaraho niyo terime yakoresheje buriya ngewe nashobora kuba nakoresha yindi nashobora kuba navuga kwihereraho kwihagarikaho kuko urumva ubwiherero uba buhinduye ipantaro yawe kwihereraho ariko yabyanditse atyo ingaruka ya kabiri gufata ku ngufu no kubyara intahekana ni ingaruka zose zishobora guturuka ku bumwe ntabwo bivuze ko yigeze yinyara ntabwo bivuze ko yigeze yandarika ariko mu mwanzuro w'igitabo arerekana ingaruka zo kunywa inzoga kwiyandarika kwinyaraho kwambara ubusa iyo ni ya mbere ya kabiri gufata ku ngufu kubyara indahekana ubwo nuko kutubaha abagore kudatekereza ejo hazaza ukabyara indahekana abazinywa babyumve ngiye naracuze hanyuma iya gatatu gutwara imodoka wasinze n'ibijyanye nabyo impanuka iki aho arimo uyu niwe uvugwa nyine icya kane kutigenzura mu byo uvuga mu byo ukora uradandabirana uri depite
ikote rirahengamye ufunze ibipesi amacuri kubera ko ntiwigenzura nyine ibyo uvuga nturi kubigenzura ushobora urumva akora ko ingaruka ya kane ntugenzura amarangamutima yawe urasinzira kuri kamera yego oya uraseka uraseka uzabura akaguru bitajyanye n'umwanya urimo urabyina umanuka ugera hasi Adolphe higira abyita umusaturanyo nturi kwigenzura ngo umenye style ubyinamo iyo ugendamo iyo uvugamo icyo yakivuze nk'icya kane icya gatanu kutuzuza inshingano utashye saa 8 uraryamye ubyutse saa 5 kandi akazi k'abadepite gatangira saa 3 izurugo zirakunaniye izurugo za gutese ugeze mu rugo isaha yo kuzirangiza igeze kandi nawe ntiworohewe abana barajya ku ishuri ugisinziriye unababona ntumenya niba bambaye uniform ntumenya niba batwaye amakayi nibaboze mu maso inshingano wapi iyo ni gatanu gatandatu indwara zidakira za zindi Sabe ahora tubwira kuko kunywa inzoga bica intege umubiri icyo cyo rwose indwara zidakira kanseri diabete hypertension urabyumva kubera inzoga kabisa iya karindwi gushegesha ubukungu bw'urugo urumva niba winjiza ntago ndatanga urugero kuri GAMARIEL ariko nabameze nka benshi bakuza kubagarukaho kaduhere ku rwego rwacu winjiza 200,000 winjiza 200,000 buri munsi unywera 5 muri makiri y'itanu urarinywera ugasigana na senkani ubukode umugore bicara bamutera hejuru kuko nyiri byondaza uwo gusinziriye agateza hejuru umugore wawe abana ntibarihiye nta myenda nta kabanza nta bati nta hene uri hangova urakenera boyiro umuntu ngo unywe inzoga za 5 bugacyunywa boyiro ya 2 cyo nicyo icyanyuma guta icyubahiro birumvikana nyine nibyo nakubwiraga none se koko uri umudepite ugasinda ku buryo usinzira kuri volant iyo usinzira urabizi ko uragona iyo uri kugona urabizi ko uzana icyo nakwita ingonera n'urufuzi ese uri guta icyubahiro cyangwa se no kuba ushobora no kugera muri hoteli ukitiranya umukozi waho n'umugore wawe ugashaka ubwa budepite ukabuta ukisanisha n'umuntu wo mu kabari ako kanya ibyo byo rwose umwanzuro niyo mpamvu nawuhisemo hanyuma rero nibyo imyanzuro ye no mu mwanzuro avuga ingaruka zo kunywa inzoga ingaruka 8 kandi zo turemeranya pe 100% bakunzi bacu izi ni ingaruka nta numwe wabura kanebe ngewe izindeba nubwo kigana atari ngewe indwara zidakira byanze bikunze zirantegereje kutuzuza inshingano byanze bikunze buriya ntibyabura gushegesha ubukungu byo ntibyabura ibi 3 5 6 7 nabandi badukurikiye buri wese arebe ibimureba fisi wabonyemo ikihe tubwire oya kurara mu murenge ibi bintu ibaze kurara mu murenge ufite waraguze matora ya metero 2 kuri 2 ivyo nabyo ni guta icyubahiro okay urumva burabiseka ariko GAMARIEL yakoze umuti reka nongere nzisubiremo ingaruka zo kunywa inzoga kuri page 124 abazakigura kigura 20,20 ndakeka muzarebe kuri page 124 mu ngaruka zo kunywa inzoga kwiyandarika kwinyaraho kwambara ubusa kwambara ubusa egari kwa kurujya no kwihagarika ugataha utafunze ukagaruka utafunze risani abakozi ceceka gufata ku ngufu kubyara indahekana prof wajyaguze afite ikizinga voilà gufata ku ngufu isomo yigishaga leta mu aha kuri kabiri aho avuga gufata ku ngufu cyangwa kubyara indahekana bishatse kuvuga ngo nugukora imibonano mpuzabitsina mu kavuyo itapanzwe kandi bikagira ingaruka ku bukungu iyo byari indahekana n'ubukungu butaka iyo ufashe ku ngufu bwura byumva ni 30 y'imageragere ubudepite biba birangiye fini gutwara imodoka wasinze urumva we niwe wa mbere byabayeho kutigenzura mu byo ukora mu byo uvuga kutuzuza inshingano zaba iz'urugo n'iz'akazi
indwara zidakira, diabete, hypertension, kanseri n'ibindi, gushegesha ubukungu bw'urugo ugahora uri inyuma, cyane cyane ko Gamariel niba yarabivuze mu gitabo, niba ari inkuru birashoboka ibanza bivuze amurika igitabo, akimara gusezererwa banki yateyemo, ubukungu bwarashegesha, ubukungu bwa Gamariel bwahise bushegeshwa kubera ko yarafite inguzanyo yishyura banki ariko ku mushahara wo mu nteko. Noneho akimara gusezera banki iravuga ati none kutakira umudepite uzatwishyura iki, gira vuba duteze cyamunara cyangwa wibwirize wishakira umukiriya. Aragenda, nyavugaga ni ikibanza cy'igahanga n'imodoka yarava. Ndumva ariko ibyo budashege bivuze aronshi yarabivuze, inkuru irahari no kuri New Times. Nanjye narabimubajije, ibibanza by'igahanga n'imodoka yarava. Ubukungu se ntibushegeshwe, burahatikiriye. Uretse ibyo ega no kugira n'abana kubahindurira amashuri iyo utarebye neza, kandi iyo umwana wa kanaka yajyaga ku ishuri mu modoka iyi n'iyi, ku ishuri rimeze gutya agahindura, nawe ubutaye icyubahiro. Okay, indwara, guca ubukungu no guta icyubahiro nabivuze. Hanyuma rero igitabo muri format, aho niho nshaka ko muri format igitabo twita yabirangije. Ubundi iyo nkivugaho mbere igitabo ijambo izina Paul Kagame rizamo inshuro ijana. Voilà uko amapaje angana, izina Paul Kagame, izina ry'umukuru w'igihugu rizamo inshuro 134. Uyu mugabo kumwandika iyo mu nyandiko biroroha, ariko wabikubwira ngo bivuge ku munsi 134. Ariko hakabaho biba rizamo kenshi. Ndaje hagati y'ipaje y'122 kugera ku 134, iryo zina rizamo inshuro 17. Ariko muri ya preambule, muri dédicace na remerciement mbere yuko na introduction, donc mbere yuko dutangira page ya mbere y'igitabo, rivugwamo inshuro 15 tutaratangira igitabo nyirizina. Iri zina rizamo inshuro 15. Muri za dédicace, remerciement, bese preambule, preface, ibintu nk'ibyo. Okay, inshuro 15 ni 15. Wagera muri chapitre ya mbere rizamo inshuro 5. Ubwo chapitre ya mbere ihera kuri page ya mbere kujya ku page ya 20. Wagera kuri chapitre ya kabiri rizamo inshuro 58. Chapitre ya kabiri inshuro 58. Ubwo urumva hahandi navugaga habanziriza page ya mbere haba harimo n'amashakiro, ari amashapitre nakubwiye yo hagati atari muri 1 na 5, aba menshi ashingiye ku nyigisho z'umukuru w'igihugu zafashije Dr. Gamariel. Chapitre ya kabiri iryo zina rizamo inshuro 58, kandi iyo chapitre ihera kuri page ya mbere. Aho ngaho niho aba yivuga neza. Page ihera kuri page ya 21 kugera kuri 44. Chapitre ya gatatu izina rizamo inshuro 29, kandi iyo chapitre ihera kuri page 45 kugera kuri 62, inshuro 29. Aho hose muri page 17. Yego. Hanyuma chapitre ya 4 nta muvugaho, ntago agarukamo, bihero kuri 63 kugera ku 103, na chapitre ya 5 ntabwo amuvugamo. Muri make inshuro amuvugaho ni 134. Noneho chapitre atamuvugamo ni 4 na 5 gusa. So mu yandi magambo rero, nubwo yatwitinza agahita avuga ati mutore, urabyumva, akagaragaza umukandida we yabitangiye mu gitabo cyane. Ariko ubwo 134. Ariko no muri titre ye imbaraga z'ubushishozi n'ubundi agenda yerekana uburyo Perezida wa Repubulika byinshi ariwe abyigiraho. Hari naho avuga ko
yabanje kwiga ntatsinde kandi yari umuhanga bigategereza ko inkotanyi zifata igihugu kugira ngo yige. Harimo byinshi ariko kenshi amugarukaho urumva amapaje ku ipaje imwe ukamubonaho nk'inshuro 10 ariko ibyo noneho muri Twitter ye yanabigaragaje. Ubundi cyambere iyo iki gitabo iyo nkikoraho ikiganiro mbere atarakora iriya Twitter hari question yo kurabyibuka n'ibindi biganiro twagiye twavugaga tuti aba bantu ntago bava mu ishyaka rimwe. Perezida wa Repubulika na Dr GAMARIEL ntago bava mu ishyaka rimwe, ariko ugasanga donc mu gitabo none urumva abishyize hanze n'ubundi kuri Twitter aravuga ati mu kiganiro soba shop ariko umukandida wacu byumva aba rero ni bamugabwa mbere yagishyizemo urumva calendrier ntago nek iragaragaza calendrier y'amatora ariko we yatangiye kandi ni dogiteri wo muri PL no muri liberal cyo ni cyambere ibyo byo ndabemera aba liberal ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu honorable yes dogiteri liberal byanze bikunze ahubwo byari kuntunga dogiteri wo muri liberal nuko ubundi yagomye agomba kuba rwose kuko urumva usibye ngewe mbivuga ndi kubivuga nk'umuntu ubisesengura cyangwa ubyanariza nk'usoma abanyapolitike bagombye kuvuga batuvuga ati ariko kuki PL iri kutwamamariza umuntu tutaramutanga kikaba ikibazo ariko ni umuriberali nyine n'uburenganzira bwe yemerewe kubyina mbere y'umuziki sibyo ni umuriberali yemerewe no kubyina nyuma yawo bitwaye iki urabyumva bishaka abantu bamwe batangiye kuri ariya matwite bavuze ati ahubwo uzi kuri gukora cyane kurusha uko wakoraga mu nteko bitwaye iki ni umuriberali muri make igitabo cye nibyo nabashije kurebamo mu buryo buhiniye nawe nakurikira wakivuga ko ntabwo byashoboka kigomba no kugurwa yego nyine ni nko kureba ngo kirimo iki ariko inyigisho zirimo ya chapitre agira inama urubyiruko n'uriya mwanzuro buri muntu wese unywa inzoga yagombye kuwandukura agakoramo igipankarite akakibamba mu cyumba cye akajya akora evaluation wasanga muri ziriya ngingo 8 harimo 5 zikugonga nawe ukayoboka soba karabu ukagira ibyo yindura isura joininga hari abarengeje 6 hari abafite ingingo zirenze 6 kandi narabikubwiye urumva hari n'ibindi atakubwiye kutigenzura bituma n'abantu bakugambanira ntubimenye umuntu akagutega inzoga wamara kudandabirana akagutega kana ukareba utubere nturebe irangamuntu agashya 15 cyangwa agashyiramo ka supaguru ukagenda iryo joro yego abarogerwa mu tubari amafagitire bya byo gushegesha ubukungu mu kabari wamaze kudandabirana urasaba inzoga ya 2 bakandika 20 oya mu myanzuro nibwo mbonye igitabo kabisa yakoze umuti abantu bose tukimwe inzoga nanjye nishyiremo nugufotora biriya bintu ukabishyira mu cyumba mu nyuguti nini ukajya ubyuka ukabibona noneho nawe ukagenda wiyevariwa byagera ahantu ukavuga uti please join soba club kabisa. So ni ibyo ngibyo rero gusa umwaka watangiye n'ubundi tukiri kumwe n'abafatanyabikorwa bacu yego abani murabona ko n'ubundi ariho tukicaye birumvikana ntago duhindura nabo n'uyu mwaka tuzaba turi kumwe nabo abani hoteli abani n'ahantu twagiriye umugisha by the way cyane ni nkaho hari ibiganiro byinshi bya panosi hano byabereye se hafi ya byose ejo 90%. Oya 99 yego 99 ibiganiro bikeya hanyuma ishuri ry'icyongereza ry'ikidage Germany Language Academy byo muraza kubibona mu gapublicité ka mwanafunzi ariko wababwira nimero nabwo 079 kugira hanyuma oya abantu ariko bagiye kwiga ikidage bucura ikiza cyo kwiga ikidage hano bigufasha kubona certificate muri Goethe yego institute abazi Goethe barayizi mwanafunza bigarukaho byose byose biba byoroshye baraza kubyumva muri budisiye mwanafunzi yego
Mwanafunzi buriya ukuntu abinyorosha yego cyane mwijwi ryiza cyane ryuje ubona ukuntu abayitsa Isma yes Ismail Mwanafunzi hanyuma gira amata Stella Company Limited itanga abakozi abantu benshi bamaze iminsi bamamagara bashaka abakozi bavuye kwagira amata yego tubirimo gira amata guha abakozi akagufasha kubakurikirana kandi afite umunyamategeko ubikurikirana iyo habayemo ikibazo niba atari ugukemura amakimbirane nubuhuza cyangwa se byajya mu nkiko umunyamategeko akabizamo ya mbere yuko wenda mbaha nimeragira amata ikambahe yo ku ishuri yego ishuri hariya Kimironko hafi y'umurenge wa Kimironko niho naho bakorera bahamagare kuri 079 yego 01 39 8 22 yego hanyuma gira amata nawe zirebe 0785 6 7 4 abandi bamubura bajye bampamagara afite na apartment gira amata imenya yoroshye kandi uko ari afite na apartment bita ni nawe mudamu umaze gutinyuka kwamamaza hano n'abandi bazi cyane n'abandi bazi afite Stella BNB yarebero na hantu na apartment nziza cyane zirimo na office haracyapendinze oya tuzajya hanyuma Easy Buy niho Karegera ari mubona Easy Buy shop oya nari mu rugo Easy Buy shop reka tuvuge Nyandwi Matsiye engineer nawe ejo barampamagaye ari umuntu ushaka ko ajya kumurangiriza inzu Nyandwi Matsiye bamuhamagare kuri 0788 yego 53 74 9 uwo rero umwereka ikibanza akazakwereka inzu ibindi byose umwereka ubutaka akabushakira UPI akashaka icyangwa cyo kubaka akagura ibikoresho ku Ikaru Plaza akazakwereka inzu yarangiye yego inimero wazitanze izi rero Easy Buy shop ikorera hano muri KCT ginana nahageze yanzu ndende waranahageze we wagezeyo mo hasi kabisa yego Easy Buy shop cyakora kwa makuza afite yirinde no kwa makuza ibyapa biri hanze riba uko wariraye bafite iki imyenda y'abagore amakanzu amashati ya made in Rwanda inkweto wanazimeze neza cyane so rero Vivency nta ko asa mu muhamagare kuri 082 53 13 57. Okay. Ubwo mbere yabo ngabo tujye kuri mwarimu Clement. Mwarimu Clement ngo tugiye mu imodoka. Yego. Buretse gatoya. Pano Karegeye umari pano yabonye imodoka. Dufite umushoferi wize kwa Clement. Wow. Utwara untwara. Babyumva? Uwo mushoferi nawe n'umufana. Yize kwa Clement. Akurikira ibiganiro bya hano afite nimero 0788 56 1001 abafana abantu bari hano ukeneye kwideplasa genda mu modoka abantu mujya kuza mu Rwanda mu booking bakure ku kibuga cyane rwose ni Karenge niwe twajyanye ni Karenge niwe twajyanye yes yitwa Jean Marie niwe twajyanye Jean Marie wize kwa mwarimu Clement rero nabandi mujye kwa mwarimu Clement Ziravuye utarunda hamwe natwe arasesagura cyane niko bimeze imodoka umushoferi wize kwa Clement nimero za Clement 0782 38 37 22 yego igitabo cye simenye utsinde se menye utsinde uragisoma 10 angahe ibihumbi 11 akakira ntago ushobora gufira akakikuzanira hanyuma tujye kuri VK2 Green Tech aho VK2 Green Tech ifite imashini zipima imodoka bakamenya uburwayi bwayo abahamagara bavuye Rusizi abavuye Karongi mwese services zizabageraho baguha amavuta yitwa X1R ugashyira muri moteri ikaba iroze ikorewe isuku ikanywa gake ikareka gucumba byabindi ugera uri kuzamuka kuri yenzu ukabona ikimodoka kiri imbere ukifata no kumira genda baguha amavuta kandi ntabwo ahenda X1R bahe nimero za Venuste 0782 96 80 tujye kwa Manuel kuko mu Bushinwa mu Bushinwa muri granite marble Manuel ku ruganda ubutumwa bureba abakire cyane ariko udafite miliyoni 500 ntabwo
byakumarira ikize ndetse kutajya kugura y'amabuye 10 ngo abayaguhe turi kubwira ba mahoro ba Tadeyo ba Ikaro Plaza n'abandi wajye kurangura mbese ni urugendo uzana ga continent abakire ba Norbert bari abadira adira donc ukagenda bakaguha bakagupakirira byabuye rikomeye ujye ubona kuri za kontwari zo muri urban byabuye no mu bikoni by'abakire riri yabuye urifata urarirangura mu Bushinwa kwa Manuel akamenyetso ko guteranya 86 130 330 42 720 ukarangura kontineri ngira ngo iranguye kontineri 5 bakongeza ya gatandatu ariko urumva ubwo turasoreza kuri Ikaro Plaza imfura mu bamamaza kuri Karegeya Omar Pano. Ikaro Plaza rero Ikaro Plaza riherereye mu Giporoso i Remera ugana ku muhanda wahahoze Sare Motoro ni munsi ya station umanuka gato rwose uhitubona inzu yitwa Ikaro Plaza inzu y'umweru iyo winjiyemo ubona Ikaro Plaza ni inzu iyo winjiyemo ubona ibikoresho byo kurangiza inzu bafite rangete bafite za gypsum amakaro y'ubwoko bwose bakagira amarange bavanga neza imashini zirahari uhitamo irange yare fini bakanagutwaza mpaka hari kugutwaza icyo bivuga nuko icyangiritse imipfire y'amakaro ikaro rigezeyo ryamenetse bararigaruka barasimbuza ngo babigezayo ngira ngo niyo amakaro niyo yangirika cyane irange ryo ntacyo ryaba na rangete ariko amakaro agira impfu nyinshi utwaza rego umuntu abagufashije amakaro agira impfu nyinshi delivery cyose rakonda cyane bakanamenya aho icyubakwa cyawe kiri ubutaha wahamagara bakakuzanira utagombye kuza yaza 07 88 umunani nanone 250 46 niba hariho nibagiwe nibihangane arahari subwo hawe ntekereza nawe keretse Ernest Bugesera topographe rwose na nimero ze nazifashe mu mutwe abantu bafite amasambi Bugesera ndabizi ko amasambi Bugesera aba ari manini adapasuye atagabanije mushake Ernest agende abapimira amasambu yanyu abahe mubone UPI kabisa inimero z'ubushirane nazivuze 0785 ibindi ndaza ku bazampamagare abafite amasambu abashaka Ernest munyure kuri Karegeya yego rwose kandi nawe n'umufana arimo arabyumva namwe arabumva azabakira nibyo uri kwireba oya nago nahita nyibona rero reka dusorezaho twifuriza abantu umwaka mushya muhire 2024 uyu ni umwaka udasanzwe abakiri batoya baba batabizi ukwezi kwa kabiri kuzagira itariki 29 tuba twiga kubera ko buri myaka ine umwaka wose ugabanyikana 4 ukwa kabiri kugira iminsi 29 ituruka kuki buri mwaka ugira iminsi 365 n'amasaha 6 ese burya hashirine ya masaha 6 akavamo umunsi 28 hanyuma yandi wa munsi urenga aho kugira ngo ukwa 8 baguhe 32 cyangwa kwa 12 bakajya ku kwa kabiri ko ariko gufite biki we hari abantu benshi batari bakazi kuko yego hari abantu benshi batari bakazi ko ejo bundi twabigiyeho impaka numva abantu ni mu gicuku ngaho naho ni wakomoka itariki ya 24 n'ikenda y'ukwa kabiri bigatuma umwaka ugira iminsi 360 buri myaka ine tugira uwo umwaka ugabanyikana 4 uba ufite iyo minsi so ubwo ni ibyo rero ubwo ni nayo anniversaire ya fisi zaba ya fete rimwe mu myaka ine yego aha kuri 29 z'ukwa kabiri abantu bakora ibintu bigira expression date iyo tariki yo bahageze harabashyiraho ukabona umugati wanditseho itariki 30 z'ukwa kabiri iyo tariki ntiza igera ibaho ntugakore nk'amarubu abantu bakora ibintu bigira expression date nimuhajya muhagera 28 29 uhita usimbuka ujye mu kwa gatatu so mwakoze kubana natwe situbigishira sawa asante sana